큰일이네. hari tariki 29 ukwezi kwa 12 mu 2024. ni umunsi mubi, ni umunsi udateze kuzibagirana mu mateka y'igihugu cya Korea y'Amajyepfo. Ni isanganya, ni impanuka karundura yaberaga mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. Impanuka y'indege yabashije guhitana abantu benshi mu mateka ya kompanyi ya Geofly. Ni indege yakoraga impanuka ahagana rwose mu gitondo, ubwo iyi ndege ngo yagize ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kugwa ku kibuga cy'indege. Umupilote agerageza guhandoringa nabyo ariko biranga, by'ubusa biramunanira. Indege birangira ije guparika nabi. Ngira ngo muraza kubibona neza muri iriya video uburyo yagerageje kuyirandinga. Niba gears cyangwa se amapine atamanutse, nibyo nabyo biri kwibazwaho, kuko mu kigaragara cyo nuko amapine ashinzwe nyine gufasha indege mu kugwa hasi atari yagafungutse, cyangwa se ngo agiye hasi nyine atangire akora akazi kayo. Indege ihera ko imanuka, ibanza hasi nk'icyo umuntu yakwitwa za engine cyangwa se za moteri, igenda yikuba paka igonze urukuta, maze ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro. Ibi byakurujemo urupfu no guhitana abantu benshi bari mu iyo ndege. Iyi ndege imibare iravuga yuko yari itwaye abantu basaga 181. Abantu bose bangana n'179 bahise bitaba Imana. Ni ikintu kidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe muri iki gihe. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 hari kwibasirwa cyangwa se hari kuboneka cyane impanuka z'indege. Umuntu ntiyabura no kuvuga ko wenda wabona n'abantu babishimye mu kuntu, cyangwa se bafite akanyamuneza bakirara. Ntawamenya, haracyakorwa investigation bareba icyateye impanuka. Gusa nk'uko nari mbikomojeho, n'ubundi haherutse kuba indi mpanuka y'indege ya Azerbaijan yaje kugwa muri Kazakhstan, nayo igahitana abantu basaga 38. twabivuzeho. Gusa iyo yaje ari karundura guhitana abantu basaga 179 mu bantu 181 bari mu ndege. Urumva ko abantu babiri ari bo nibura babashije kuba barokoka iyi ndege. Ni ibintu bidasanzwe, gusa abashakashatsi n'abahanga mu bijyanye n'ubusesenguzi cyangwa se n'ubucukumbuzi bacukumbuye, bamaze gutangaza ko igishobora kuba cyatumye abantu benshi bahita batakariza ubuzima ari uko iyi ndege yahise yatakwa n'inkongi y'umuriro. Kuko ngo ikimara kugonga urukuta, ngo umuriro waje uhita wa muriro, kandi umuriro waje uyifata neza, kandi wa muriro nyine uba ufite imbaraga. Wa muriro ku buryo uyukugezeho byonyine ushobora nyine gusiga amagufwa. Nawe ibaze ikintu kiba gifite benzine, kandi benzine izirana n'umuriro kubi. Kuko urebye neza muri video urabona ikibatsi cy'umuriro cyahise kizamuka, ugira ngo ni nk'ibisasu bya nuclear weapons, cyangwa ibisasu bya kirimbuzi bifite umuriro umwe ufite imbaraga nyine. Kuko biragaragara mu mashusho yagiye afatwa, wabonaga ko nyine ari ikibatsi cy'umuriro cyahise kizamuka kigatwikira indege, cyangwa se kikayorosa neza, ukagira ngo
isi irarangiye nk'uko tujya tubibwirwa. Abahanga rero bavuga ko iki kintu cyangwa se uku guhita gufatwa iyi ndege ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro ngo bishobora kuba ari byo nabyo byateye ipfa ry'abantu benshi bari mu iyi ndege basaga 179. Abantu babiri birakekwa ko aribo bashobora kuba barokotse iyi ndege, nimba wenda abaganga batari buze gutangaza ibindi mu nyuma, kuko nabo birumvikana bakomeretse ibintu ntago bimeze neza. Abashakashatsi cyangwa se n'abashinzwe control cyangwa se n'abashinzwe iki kigo cyangwa se iyi kompanyi yo gutwara abantu n'ibintu yitwa JWRF, ni kompanyi nyine ikorera mu gihugu cyangwa se ni kompanyi y'igihugu cya South Africa ni kompanyi y'igihugu cyo muri Korea y'Amajyepfo, South Korea. Ni kompanyi rero yavuze ko aribwo bwa mbere igize impanuka ibashije guhitana abantu benshi mu mateka yayo kuva yashingwa, bihanganishije ababuze ababo mu impanuka yabaga nyine ikabasha guhitana abantu basaga 179 mu bantu 181 iyi ndege yari itwaye. Umupilote yavuze ko yagize ikibazo cyo kurandinga, ariko nyine abashinzwe kumufasha baba bari hasi ku kibuga baramubwira ati gerageza umanuye indege nta kibazo. Ubwo yayimanuraga nyine indege iza kugiramo ibibazo, ibura feri, ibintu bijyanye no kurandinga nyine amapine birangira byanze ikora iyo mpanuka. Ndagushimiye, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.